igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza cyangwa se igicamunsi cyiza bitewe n'igihe ufunguriye iyi video. Niba uri umubibule rwose tuguhaye ikaze, kandi nawe niba wifuza kuza mu muryango w'ababibule hano tuguhaye ikaze. Ushobora kwiyandikisha aho hasi nta kintu bitwaye. Hari igihe ibintu biba ku muntu tukavuga ngo Imana nyine nuko yabishatse tu, ko nyine nuko byagombaga kugenda. Uyu munsi rero nk'ababibule tugiye kwifashisha Bible turebe nibyo koko ibyo bintu nibyo. Ni iki Bible ivuga ku birebana n'uburenganzira bwo kwihitiramo ibitunogeye? Ese Imana niyo igena ibizatubaho? Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Ababibule rero mbahaye ikaze, reka twe no gutinda dutangire tuganire ku birebana n'iyo ngingo. Ubundi hari ibintu dukwiriye kumenya ku birebana n'uburenganzira bwo kwihitiramo ibitunogeye. Reka turebe mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, turebe niba abantu badufasha gutekereza kuri iyo ngingo. Ese koko nitwe dufite uburenganzira bwo guhitamo ibitunogeye? Ubwo turamutse dufite uburenganzira bwo guhitamo ibitunogeye, twaba dufite n'uburenganzira bwo kugena ibintu bigomba kutubaho. Reka dufate nk'urugero, mbere yuko dusoma uyu murongo wo mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, tuvuge ko ufite uburenganzira bwo kujya ku muhanda, kujya ku isoko. Ubwo burenganzira ufite n'uhitamo kujya ku isoko, ubwo ni uri buhitemo ibiri buze kukubaho. N'udahitamo kujyayo, ubwo ni nawe uri bugennye ibiri buze kukubaho mu gihe utari buze kujyayo. Babivuga neza, igiti ntabwo kijya kigwira umuntu udahari, udahari igiti ntikimugwira. Iyo utari ahantu runaka, iyo utahisemo kujya ahantu runaka, ibyari kukubaho mu gihe wari buze kuba uri aho hantu, ubwo nyine ntabwo biri buze kukubaho kuko nturi buze kuba uhari. Ese umujura yakwambura utigeze unyura iyo nzira? Wapi. None se ubwo Imana niyo igena ibizatubaho, cyangwa uburenganzira yaduhaye bwo kwihitiramo ibitunogeye nibyo bigena ibintu biba bigomba kutubaho? Reka turambure mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Tekereza ko wahageze nawe. Baravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, tegeka amafi yo mu nyanja n'ibiguruka mu kirere n'amatungo n'isi yose n'izindi nyamaswa zose zigenda ku butaka. Umubibule wowe unteze ayo matwi aka kanya, wowe uri kureba iyi video, waremwe mu ishusho y'Imana. Ibyo ntabwo turi bubigire impaka. Ukuremwa mu ishusho y'Imana ntibivuze ko musa, ahubwo bivuze ko utandukanye n'inyamaswa zo ziyoborwa ahanini n'ubugenge. Wowe ufite ubushobozi nk'ubw'Imana bwo kugaragaza imico itandukanye, urugero nk'urukundo n'ubutabera n'indi myinshi, kugira neza, gutinda kurakara, n'indi myinshi Imana ifite nk'imico yayo myiza tuyikundira. Ufite ubushobozi bwo kugaragaza iyo mico. Niyo mpamvu waremwe mu ishusho y'Imana nyine. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko waremwe mu ishusho y'Imana. Umubibule, Imana ni ibiki ifite nawe nk'umuntu waremwe mu ishusho yayo ugomba kuba ufite? Iyo mico twari tumaze kuyivuga, ariko buriya Imana igira n'uburenganzira bwo guhitamo ibinogeye. Ni ukuvuga ngo Imana ikora ibyo ishaka, ikora ibyo yumva binogeye. Nawe rero kubera ko uri mu ishusho y'Imana, ufite uburenganzira kimwe n'umuremyi wawe bwo guhitamo ibikunogeye. Ubwo rero ubwo burenganzira si ikintu waka umubibule mugenzi wawe, si ikintu waka undi, ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana ubwayo yakuremanye icyo kintu, kandi kuko nureba neza urasanga ugifite. Ubu ngubu nusengera ahantu ushaka, niba waramaze gukura
ababyeyi bawe batakigufatira imyanzuro, ugusenyera ahantu ushaka. Uzi ko n'abana hari ibintu banga kurya kubera ko batabishaka, kubera ko nyine bumva bitabaryoheye bitabanogeye, ababyeyi bakabyubaha kandi ari abana. Uzi ko umwana umujyana kumugurira inkweto ukamusaba guhitamo. Uzi ko umwana ashobora kukubwira ati gutya na gutya, gutya na kuriya, njye nkunda iyi bike, ngurira iyi kayi niyo nkunda, mu gihe ubona bishyize mu gaciro ukabikora. Uzi ko umwana ari we wihitiramo inshuti. Ushobora kumuzanira inshuti nyinshi ariko niwe uhitamo umuntu umubera inshuti mu bana bagenzi be. Umwana ashobora kukubwira ati ndashaka kujya gusura kanaka. N'abana bagira uburenganzira bwo guhitamo. Umwana umwe ashobora gukunda umugati undi agakunda irindazi. No ku bantu bakuru nuko bimeze. Ushobora guhitamo kwambara iyi nkweto, njyewe ngahitamo iriya. Ushobora guhitamo kujya mu birori runaka, njyewe ngahitamo biriya. Ushobora guhitamo kurya ibi, ngahitamo biriya. Ntubona ko koko twaremanywe uburenganzira, nubwo hari ababukoresha nabi, ariko twaremanywe uburenganzira. Hari ababukoresha nabi bagahitamo imirimo mibi, urugero nko kwiba cyangwa n'ibindi, ariko urumva ni uburenganzira bwe nyine, nubwo waba bukoresheje nabi. Hanyuma rero hari ibintu byinshi ushobora guhitamo gukora kubera ko waremanywe uburenganzira bwo guhitamo ibikunogeye. Ushobora guhitamo kuba umuntu ukora ibintu by'ubukungu, undi ashobora guhitamo kuba umwenjeneri, undi ukahitamo kuba umuhayiti, undi agahitamo kuba umukwaferi, undi agahitamo kuba umushoferi. N'ibintu bitandukanye ushobora guhitamo gukora. Undi agahitamo kuba umu architect, ni ibintu byinshi. Agahitamo kuba umutayeri, agahitamo kuba umudesigner. Ni ibintu byinshi kandi mubona ko tugenda dutoranya ibintu bitewe n'ibyo dukeneye. Nibyo hari igihe dutoranya ibintu kubera ko biri ku isoko ry'umurimo, ariko nuko muri ibyo biri ku isoko ry'umurimo uhitamo ibyo ukora ubona bigukunze, akaba ari byo wiga, akaba ari nabyo uzakora. Ni ukubera ko uburenganzira si ikintu dusaba umuntu, ni ikintu twaremanywe. Kimwe n'umuremyi wacu twaremanywe uburenganzira bwo guhitamo ibitunogeye. Iyo ngingo nizere ko yumvikanye. Nta nubwo ari na ngombwa ko Bible bitubwira ngo tubyemere nk'ibyo Bibiliya yatubwiye gusa, oya, ahubwo biranagaragara niko bimeze. Niko bimeze. Hanyuma rero reka turebe, ese ibyo duhitamo byaba bigira ingaruka ku bintu bizatubaho? Ahanini nitwe twihitiramo ibyo twifuza ko byazatubaho. Nk'uko twabibonye, ushaka kuzaba umwenjeniyeri, ubwo ibizakubaho bizaba bigendanye n'ubwo buzima. Uhitamo kuba umuhayiti, bigendanye n'ubwo buzima. Niba uhisemo kuba umushoferi, biragendana n'ubwo buzima. Rero ahanini nitwe twihitiramo ibyo twifuza ko byazatubaho. Gusa hari ikintu Bibiliya itugiraho inama. Reka turebe mu Gutegeka igice cya 30 umurongo wa 19 na 20. Mirongo 30 19 na 20 haravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abagabo bazagushinja ko nshyize imbere yawe ubuzima n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Uzahitemo ubuzima kugira ngo ukomeze kubaho, wowe n'abazagukomokaho, ukunda Yehova Imana yawe, wumvira ijwi rye kandi umwifatanya nk'akaramata, kuko ari we ubuzima bwawe no kurama kwawe, kugira ngo uture mu gihugu Yehova yarahiye ba sokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo ko azabaha. Bibiliya muri rusange tugira inama yo kubaha no kumvira Imana kugira ngo ibizatubaho bibe byiza. Ariko ibyo biranumvikana. Umuntu uhisemo kuba umujura, murabizi bizamubaho, ni ibintu biri negatifu, ni ibintu bibi. Ariko iyo umuntu ahisemo ubuzima bwiza, ibizamubaho akenshi biba ari byiza. Ubwo rero nitwe tugira uruhare mu bintu bizatubaho bitewe n'amahitamo twakoze. Hano rero ikintu dushaka kurebamo ni iki? Urumva hano Imana yari irimo irabwira abantu ko bashobora guhitamo ubuzima n'urupfu, cyangwa se bagahitamo umugisha n'umuvumo.
none se Imana yaba yaradusabye guhitamo ubuzima kandi nta burenganzira bwo guhitamo ibitunogeye dufite? Ibyo ntabwo bishoboka. Ayo mahitamo ntabwo yaba ari agaciro kandi Imana yaba iri kudushinyagurira, kandi ibyo Imana ntabwo ari umugome ku buryo yadushinyagurira. Yadusabye guhitamo ibyo dushaka muri ibi kubera ko izi ko tubifite uburenganzira, kandi koko murabibona. Ushatse wasenga Imana cyangwa ntuyisenge, ibyo ni uburenganzira bwawe. Ubwo rero ibyo ni nabyo bigena ibizatubaho. Akenshi ahanini amahitamo tugira, kuko twarema mu burenganzira bwo guhitamo, nibyo bigena ibizatubaho. Reka dufate urugero. Uri umukobwa cyangwa uri umusore, uhisemo gushaka umugabo ugendeye ku mico, undi ahisemo kumushaka agendeye ku butunzi afite, undi ahisemo kumushaka agendeye ku isura afite. Nugera imbere, ibizakubaho bizaba bishingiye ku mahitamo wagize. Ntabwo ari ibintu bizaba byaragenwe mbere y'igihe. Oya, bizaba bishingiye ku mahitamo wagize. Numushaka kubera amafaranga akaguca inyuma, ntuzasakuze, keretse amafaranga naba atagihari, kuko niyo wagiye ukurikiye. Numushaka kubera isura ikagera ikangirika kubera impanuka cyangwa indwara yarwaye cyangwa guhinduka k'umubiri, ibizakubaho kubabara kwawe bizaterwa n'amahitamo wagize. Numushaka kubera imico, urugo rwanyu rugakomera, ruzakomera atari uko byagenwe, ahubwo kubera amahitamo wagize. Rero amahitamo yacu niyo agena ibintu bizatubaho. Imana yadusabye guhitamo hagati y'ibi bintu kubera ko izi ko twaremanywe ubwo burenganzira. Icyakora nka mu Bible muri Yesaya igice cya 48:18, iyo twitondeye amategeko y'Imana tugira amahoro yacu amera nk'uruzi. Ni ukuvuga ngo dushobora twe kugena ibizatubaho ko biba byiza twitondera amategeko y'Imana, cyangwa se mu yandi magambo dukoresha neza uburenganzira twahawe. Hari ibintu byinshi byiza dushobora guhitamo ku buryo ubuzima bwacu bushobora kugenda neza mu gihe kiri imbere. Ubwo rero muri rusange tubonye ko byaba ibyiza byaba ibibi ntabwo bigenwa mbere y'igihe, ahubwo iyo twifuza kugira icyo tugeraho tuba tugomba guhitamo neza kandi tugakorana umwete kuri ibyo twahisemo byiza. Umubwiriza igice cy'9:10, ibyo ukuboko kwawe nk'umubibure ushobora gukora byose ubikora n'imbaraga zawe zose, nibwo uzagira ikintu ugeraho. Mu Migani igice cya 21:5, imigambi y'umunyamwete izana inyungu. Ubwo rero nuhitamo neza, nukoresha neza uburenganzira bwo guhitamo ufite, uzaba uri kugena ibizakubaho mu gihe kiri imbere. Imana yatubwiye muri Matayo igice cya 22:37 ko tugomba kwikundisha umutima wacu wose. Imana rero yaduhaye icyo kintu kubera ko izi ko tugomba kuyikorera tubihisemo. Ibintu byose bigendera ku burenganzira yaduhaye bwo guhitamo. Nubwo Imana ishobora byose kandi nawe ushobora gukomera imbere imigambi yayo, ntabwo ikoresha ubwo bushobozi ngo abe ari igena buri kantu kose kazakubaho cyangwa buri kintu cyose kizakubaho. Ahubwo Imana irifata nk'uko bigaragara muri Yesaya igice cya 42:14. Irifata ikubaha ubwo burenganzira yaduhaye bwo guhitamo. Mujya mubona ko inihanganira uyu munsi abantu bahitamo gukoresha nawe uburenganzira bwabo bahutaza abantu muri rusange gusa, ntabwo izakomeza kubihanganira nk'uko byanditse muri Zaburi ya 37:10-11. Aba Bible hari ibintu tubonye ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana ihitamo ibyo ikora n'ibyo idakora, natwe duhitamo ibyo dukora n'ibyo tudakora. Ubwo ni uburenganzira tudahabwa n'undi muntu, ni uburenganzira tw'ubwacu twaremanywe. Nanone nk'uko twabibonye, Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo natwe gukora ibitunogeye, kandi yubaha ubwo burenganzira. Ubwo rero ibyo dukora cyangwa se imyanzuro dufata itunogeye niyo igena ibintu bizatubaho. Udahari igiti ntikimugwira. Ikintu kikugeraho kubera ko uri muri iyo mimerere kandi uri abantu, cyangwa se ari wowe wahisemo kuba. Nuhitamo neza ugakoresha neza uburenganzira bwawe, bizagenda neza. Nuhitamo nabi bizagenda nabi. Ubwo rero uburenganzira twahawe nibwo ahanini bugena uko tuzabaho. Mwakoze cyane aba Bible.